Mvura wa mugore nawe mubwire. Ngiye kukwibira ibanga. Uzaribike mu mutima wawe, mu mutwe. Ubugabiteka. Uko azajya arataha. Niyo wawe uri koza umwana. Urumva? Uzagenda umuhora ati mwa sheri wiriwe. Yego, wiriwe neza. Akazi kagenze neza. Ni karibu mu nzu. Mukure n'ishati kukavuye ku kazi, wenda ibyuya byamurenze. Ibanga nakibira umugore, nakabona umugabo atashye ngamutererane. Ati nikijyane mu cyumba. Ati nikifatira amazi muri muhereze kazi zose zishoboka. Twongeye kwasuza inshuti bakunze bakurikiye ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya tubagezaho inyigisho zitandukanye. None murabibona yuko imbere yanjye nabazaniye none n'umutumirwa w'icyamamare bita Niyi nayo niye. Ndagira ngo none tuganire, umva tubageze inyigisho zitandukanye, muganirize uko byumva, nanjye mubwire uko mbyumva, ariko mbere ya byose kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, kora subscribe, like and comment, tubashe kugera gute gutwika, sibyo? None ndagira ngo buri wese yirekure, aho ari hose yirekure, tuganire. Nawe ukibona iki kiganiro kugira ngo tubashe guhuza ibiganiro, ujye ubishyira muri comment, maze ubundi agire gute hahire rumwe n'ubundi nasanze nta bukwe duteze kuzakora n'imyaka 100 sinzi ko noneho tuzongera kwimara ku isi. Nongeye kugusuhuza we wa mukobwa we ndeba ariko muri kukibona iki cyana noneho ndagaswe bamwe muri inyaro mapanaro umbara utibeshya ngo ucumite muri telefone, ariko none umwana nazanye uzi ko nanjye ndi kumukora nkahita nshyuka uri kumubona. Umva reka nyine abanze abasuhuze, suhuza abakurikiye Ibanga Ryacu TV nabo babasha kuguha ikaze. Nge namaze kuri guha twongeye kubasuhuza murakoze. Yes. Noneho hari ikintu nshaka yuko tuganiraho. Nshaka ko tuganira uburyo ugomba gusweramo umukobwa, uburyo ugomba kumukarisa ukajya ugira uti ukoze intoki kugituba muri za rugongo wanashaka ukamucumitisha intoki, sibyo? Noneho n'uburyo umukobwa ashobora kuzajya yiyatakira imboro ewanda kugeza ubwo anayisweje akayicaraho, noneho igituba kigatangira kikazana amazi. Ariko reka mbanze mbaze uno mukobwa ndi kubona hano imbere yanjye, kuko nje ndeba namugirira irari ndi umukobwa, ubu suri umuhungu koko byagenda gute? Ndagira ngo nge mbanze mubaza akabazo kamwe. Niyo urimo gukora sex, ni ikihe kintu umuhungu ashobora kuba yagukorera ukarushaho kuryoherwa? Ni gute yakurongora ukarushaho kumva imboro neza fresh nk'umuntu ndeba umeze gutya? Nge ikintu kindyohera iyo ndi kurongorwa akenshi nkunda kunyazwa. Ko itanyaje ndikumva ntacyo ukoze. Urumva ugomba kunyaza ukayikubitira nkakigwa ntitangira itama kuko n'ubundi ntabwo duteze gukora iki ubukwe. Urumva ngomba kukiguhereza noneho akinyuma yo uhaye akinyuma ukanyaza n'ubundi ntacyo ubukoze. Ubwo mbese nyine ataguswenga kunyaza ntacyo abakoze. Wabyumvishe rero wa musore we, nubwo mbona ibikorwa by'ibisupusupu asundambwa n'ubu aya yose samazi ariko se reka nkubaze uri gato uwo bakurongora ndebera wabaye. Nje rero urabona ndi gatoya, nje ndongorwa na bya bigabo binini. Ubusanga hanini tubona abakunzi b'abagabo batoya nyine bamwe bumva bazajya batwifatira uko abonye tukabageje tukabacumita, ariko nubwo ndi gatoya mu gutanga igituba nakwemeza kuko nje posteri yariyo yose nayikora. Ubusanga umugabo yaguswera gukikiye, ariko nje nyimugeraho njya kumusuza gutya ahita nyikira imbare maze reka mwibira akabanga k'abantu bane. Reka mwibira akabanga k'abantu bane. Iyo ugiye guhereza umuntu igituba ntabwo yita ngo ndi munini cyangwa ndi mutoya, wabashaka iki igituba. Urumva noneho iyo uri munini reka nkwibira akabanga, ntabwo uzana bya bingo byo kurya cyangwa ngo byo kugira. Uragenda ukamubwira ati bro byama nkwereke. Yamara kuryama imisunduka yegezayo ubundi ukayishiriramo ukajya uzamuka ukamanuka, noneho ubwo araryoha nawe agahita agira gahunda yo kugira ute yo kukwicumitira, si byose? Nese ikibazo mfite nk'uko uri munini, ubu se ufite nk'amabono munini igituba kiba kirimo hano imbere, hari n'igihe ubu byibushye ufite urudaruje imbere, ubwo wakicara ku mbaro gute? Oya natwe banini twipte system yo kujya dutanga ikinyuma kuko n'ubundi niho kibera, imbere ntabwo kiba urahena ukakimuhereza neza imisunduka yerekeza hejuru. Kumusundi urebye hasi mbora yazagera yote urakimanika.
wamara kukimanika ubundi akayishyiramo ukayitakira ko wamara kuyitakira noneho n'umugabo uyitakiye imboro wakintu wahita agira gahunda yo kuguswera ahita agira gahunda yo kuguswera wana bikamuzamo burundu. noneho reka nkubaze ikindi kibazo mfite cy'amatsiko. wallahi ndumva umushyuko w'isunyuca sinkubeshye ahubwo turaza ahangaha hari ikigabo se muziranye ngo uhite umpasa ndajya kukikurira mu rugo. ahiye koko ame n'uwari kabanza nandobeshe noneho duswere twese ambwira ati uno mwana niwe utanga igituba neza cyangwa niwe azivugisha ukuri. ntabwo wandusha kuko we abantu bato muba muzi positeri pe ariko ntabwo muzi ibanga ryo mu gituba indani. nyine tubwire natwe turimenye nayo kuko mwamenye mubukira ibyo kuvuga ati ngo bananerura bacumite bwira umugabo akunyaza ariko igituba cyorohe original ko nta kirongora kigakakara uzataha nawe urukumva nasa nagikupitire wanu yamunyana ushaka uzamunyare no mu maso ariko ubimukorera uzi umugabo yakunyaje ukabikora akarangiza uzi aguhiga isaha. ntabwo baranyaza na rimwe. ntabwo barakunyaza na rimwe. gusa ntabwo bangubita imboro inka nkaba nagira ikibazo. kuko ndi gato ko abantu batoya bashobora kubona naganyaza yikubita nka gutya warayifata gake akagenda wacimyeyo nta myeyo ufite uri ikibazo ahubwo wowe uragenda ugafata ahandi h'udushino tuba turego nta myeyo ibihari maze akahakunengeza natwo tuba turi kwigira gutya niho ubushuka y'umugore uturuka urumva akagenda hakoza uzi kurangiza utanabizi ariko kuko wowe upfa ibintu bihishe bikagufata burundu ewana ukumva ntabwo wamure ukamukomeza ukumva nta n'umuntu wamugukuraho uzi umugabo wagusukwayo ukarangiza nta nubwo ngeyo ndi kurangiza niyo wavuga ati murekure ndaguha isi nagukatira uzi ukuntu biba bimeze tiza cyo kitanga abakinyazi mw'abantu mwe nakubititse mugire uko mungenza. none hari ikintu nshaka kukubaza nese ko wabumbajije ngo naciye imyeyo igituba cyaciye imyeyo n'ikitaciye imyeyo itandukaniro wagubizi biratandukanye kuko uko wakubitira igituba cyaciye imyeyo nyine wakunda urukunyaza wayifasha urukunyuza mu myeyo noneho biriya bita imyeyo cyo n'utuboro kurura tukaredo ariko bita imishino ariyo mishino anariyo misundi kuko yo iba yegera yo buri kanya uko kubisi igasimbuka ikavuza amakongera urumva. hari akandi kantu njya numva ngo iyo abantu barimo bararongorana turabona turi kuganira nyine tube open nkuko twabaye open namwe mube open nimba urimo urarongora nk'umukobwa urugero wenda par exemple wowe ikintu ugomba gukora mugeze mu gihe cyo kurongorana mugeze mu gihe cyo kunyara ahantu ugomba kwibana nimba umukobwa afite imishino ugomba kujya ukubita hirya hino noneho ugacishamo ukajya uzamurira imboro ku mwenge w'igitubuganisha muri rugongo kuko ikintu ugomba kumenya iriya rugongo niyo yiviramo nyirantsibura sibyo niyo yiviramo nyirantsibura noneho hari abantu bagira rugongo yinjiyemo imbere hari n'abantu bagira rugongo iri inyuma sibyo ikintu rero ugomba kumenya wa mugabo we twagize umushyuko mwinshi duhera hagati reka tubanze dusubire inyuma ho gato ndagira ngo tubashe kwigisha abantu bakurikiye Ibanga Ryacu TV uburyo bagomba kuzajya bateguramo abakobwa cyangwa abahungu cyangwa abagore babo cyangwa abagabo babo kugira ngo abashe kwiyumvisha ko umubiri we uya umuhungu cyangwa umugabo cyangwa umukobwa ugomba wiyumvishije imibonano mpuzabitsina kugira ngo najya kumuswera amucumita bisha kamwe azajya amucumita noneho kigatanya kikaveka amazi n'amazi akaza atiriwe agomba kujya kunyazwa. ndagira ngo noneho tubabwire uburyo bagomba gutegura wowe musore gato ndagira ngo ubanze ubwire umusore uburyo abazajya ateguramo umukobwa nawe ndahita mbabwira uburyo umukobwa ugomba gutegura umuhungu my friend imboro y'ikagenda igasara noneho ikamera nk'ipoto. reka nkubwire wowe musore niba ufite gahunda yo kuryamana n'umukobwa mufata umubwira ati ndagushaka niba umushaka manza umukarise umuhe buri kimwe namara kujya muri mutu uzagikorera wumve ko cyabobereye umunsi uzumva ari kugutaha amazi yizanye uzamenye ko cyabobereye burundu uhita uyishyiramo umuswere ucumite unyaze umukoreshe positeri uyimuhereze burundu noneho umubwira ati sheri njye ngiye kurangiza washaka uburyo
uri burangize nanjye ko ndi hafi kurangiza tukarangiriza rimwe. Ntukihutire kurangiza umugore atararangiza. Ni ikosa rikomeye cyane. Mubaze ko ngiye kurangiza wowe ugejeje. Urumva? None navuga ati ngiye kurangiza. Umunyazo ugikubitira kuko nta kuntu wanyaza umugore yakubwiye ngagiye kurangiza ngo zibure kuza. Urayikubitira amara kugikubitira nawe ugahita ubyishyiramo yumvishe gukomeje ukumva gufasha ukumva arasaze icyo gihe babiri kurangira nawe rero uhita ubyishakamo mukarangiriza rimwe. Uzi ukuntu ibyo bintu biba byiza mwirirwa murebana neza umva museka ariko yarangije wowe nurangire ewana uramureba ukumva ni ikintu kikuje imbere utazi n'icyo ari cyo. Ariko mwabasore mujye murigerageza kujya gukora imibonano mumanze mutegure uwo muri kumwe. Mbega umuriro icyo kintu abasore mwamaje kumva uburyo muzajya muteguramo abakobwa. None wowe mugabo ugomba kumenya nyine uburyo ugomba guhakeya umugore wawe. None ngendagira ngo nganirize abakobwa bagenzi banjye, nganirize abagore bagenzi banjye, sibyo? Uburyo tugomba kuzajya dukarisa umuhungu cyangwa se umugabo agashaka igituba noneho hamwe neza utushego turimo agiye kwishyiramo ko tukimwima kamera nkaho bimujabuse. Bimurye hamwe azajya kuyishyiramo azahita gusinyira iyo nzu urimo buri kimwe cyose. Kuko kuzita urangora umuntu utamuteguye ni bibi cyane. Urarangiza we asigarana umushyukwe amata akakokera. Uzi ko icyo byagenda bagafata n'utuzi mwibasa akajya yikubitamo icyo ati noneho birarangira. Utuma atarangira. Ndagira ngo rero muganirize abakobwa. Nizere ko ibintu turimo turababwira byose murimo kubyumva. Noneho wowe mukobwa ndagira ngo nkubwire mu gihe wahuye n'umusore, wowe mugore mu gihe wahuye n'umugabo, hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Reka wenda menye yuko wowe wikundira imboro, wishakira yuko baguswera, ntiwigize utegura kuba wenda ntabwo umugabo yagize ategura yuko ari bukurongore. Ariko nimba uhageze santima zikagufata ukumva igituba gitangiye kugira gute kuza gitangira gitera umusonga gishakamo imboro, ikintu rero ugomba guhita ukora n'iki. Nimba murimo muraganira tangira ugenda umwiyegereza. Noneho ikintu nshaka yuko tuganiraho amaze kubabwira uburyo umuhungu agomba gukarisa iki umukobwa. Noneho ngendagira ngo mbabwire uburyo wowe mukobwa ugomba gukarisa umuhungu akagenda agasara mboro noneho ikamera gutya hamwe itangira gutiba imyira, hamwe itangira guta amazi ewana ataranakoze imboro ku gituba, sibyo? Ariko reka mbanze nkubwire wowe ukurikiye ibi biganiro banza ukande subscribe, like and comment kuko ibanga ryacu rimaze kuza ari igisubizo. Uri kubyumva? Noneho sasa we mukobwa cyangwa wowe mugore nimba wagiye gusura umuhungu cyangwa nimba uri kumwe n'umugabo wawe ukabona ntari muri mood yo kuba yakwaka igitsina, ni igituba ntari bamva kubyita igitsina kuko turanakizi, sibyo? Ikintu ugomba guhita ukora sanga nimba mugiye mu cyumba cyangwa muri salo cyangwa nimba uri umukobwa wagiye gusura umuhungu muri ghetto, mu gihe muri kumwe mwereke monsiyo, sibyo? Niyo yaba adafite gahunda kuko akenshi abakobwa nubwo dukunda imboro ntabwo dukunze kubishyira ku karubanda. Ni hahandi ujya kumusura ariko ntuzambire byane nizeye ko umwana mwiza ati kandi iyo ugezeyo aragucumita 90 ikagushiriraho ukanishima, sibyo? Noneho kugira ngo umushyire muri mood wowe tangira mubwiye ko sheri uri mwiza, utangire nyine umurebesha akajisho kubuheheza. Noneho urangiza ugenda umufungura agashati gake umukoraho, sibyo se? Noneho muri kwa kumuririmbira ari kugenda umwegera, noneho nawe kuko nyine azaba ari muri mood yuko muri kumwe agukunda ntazatangira ashobora kuzizishisha akakora kuko atabishaka. Umva musazi, noneho nubona atangiye kuza muri mood utangira umanukire ku matuza ye, wonka amatuza ye, ugenda ukoza akarimi mu gutwi, uko ugenda ukoza akarimi mu gutwi wabanutse n'amabere ye ugenda umanurisha iki, umanurisha akabere mu matuza mu mukondo gake. Uko ugenda umufungukana gake winjiza akaboko muri mucukopo ukuremo imboro ariko ugenda unamusomagurira kubyumva. Noneho nawe azahita yumva noneho ashatse babyahatari. Uzakora iki? Uzijijishe mu rwego rwo kumuhakera ngo bimurenge, wimanukira ubundi ukora iki? Wifatira imboro ye uyonka. Nimba uzi kuyonka umva umugabo wonsa imboro biramuryohera cyane kandi aranabikunda byahatari.
uyonke noneho ndiwumva nawe mushyuka ukomereye nabi ntuzite ngo arakujya hejuru sibyo byongeye kuba ibintu uzakora mu gaturu ka mbere ku buryo nyine bizabyiza byahatari noneho akanakwiyumvamo kurenzaho utangira wiyizire gake gake ugenda umukuramo ipantaro pore ariko ukomeza kumukarisa kugira ngo akomezanye umurego noneho use nk'uwicara ku mboro ye ukoze ku mutwe nka gutya ariko nugeraho usise ukabona ashatse kuzamurira nyine imboro mu gitugu usa nk'ukimwiza urumva ubanza umusazi atangira kwikururisha urumva atangira kukwikururisha naho nyine niwumva none igituba cyagusaranye mushyuko nyine wumva ushaka guskarwa bya hatari niho hahandi uzahita ukora iki uzahita noneho ugenda uyimanukiramo gake noneho niwumva atangiye kuryoherwa nawe ushaka kumva imboro umucumite cyane ikugeremo noneho ucumita cyane tuhongera ugabanya akavurimo wongera uyinyinyiririremo uri kubyumva icyo gihe ibyo bintu bizagufasha ku buryo uzavuga ati bariya abana bo ku ibanga ryacu TV uretse na subscribe naba nakoze njye no kumuhigira izindi kugira ngo nyine umuntu wese ajye abasha kumva mu buryo agomba gutegura umuntu agomba gukora na sex sibyo mvura wa mugore nawe mubwire ngiye kukwibira ibanga uzaribike mu mutima wawe mu mutwe ugabiteka uko azajya arataha niyo waba uri koza umwana urumva uzagenda umuhora ati mwa sheri wiriwe yego wiriwe neza akazi kagenze neza ni karibu mu nzu mukuramo ishati kuko avuye ku kazi wenda ibyuya byamurenze numara kumukuramo ishati kuko umugabo ni itegeko kuva ku kazi agiye gukora agahitira muri dushe mushyirira amazi muri dushe akarabe narangiza gukaraba nawe uraba uri gusozera wa mwana ugaburire umugabo niyo wabona nta gahunda afite yo kurongora ariko umwereka yuko wowe wari uyifite ikumva ko ikeneye igitsina gore noneho icyo ukora kakabagisa ukamukuramo kuko uba uri kubona byamurangiranye ukagashyira nka hariya ubundi ukamujya hejuru ntabwo uhita uyishyiramo ukuyikoza ku mutwe w'igituba ukamwumvisha bwa bubobere bwaje aragenda agashyukwa ikaba ndende kuko guhita wirongoza umugabo atarakwiyumvamo ni ikindi kibazo utuma kwiyumva ukayikoza ukayikura yashaka kugira ngo akwiyegereze ijyemo ukamwangira mpaka imuriye kugeza ku musozo none igihe kiragera ikamuriya akajya navuga ati mugore mwiza basi tubikore urumva icyo gihe yavuze ati byandenze uhita ukimuhereza none nawe ugahita utangira kuyinyongera ewana ukakimuhereza niyo adashoboye kunyaza nawe muko urinyaza mbabarira cyane ugahereza umugabo cyeya mu rugo nk'uko bikwiriye ibanga nakibira umugore nakabona umugabo atashye ngo amutererane ati nikijyane mu cyumba ati nikifatira amazi muhereze keya zose zishoboka nawe azakurongora nk'uko ubyifuza kandi uzi icyakuvanywe wavuye iwanyu uri kuvuga ati ngiye kurwubaka kandi kurwubaka ni ahangaha niho wubaka urugo urumva ahangaha niho wubaka urugo ntibazanakureshye genda ukimuhereze urebe ko azajya kurongora ku ruhande agusize mu rugo urumva nukimuha uko acyifuza ukamuhereza akayifuza none se mubeshye azakurongora uko ubyifuza nawe arangize uko abyifuza rero ikindi nakubwira wowe mugabo nuramuka urongoye umugore ukumva ngo akamaro kawe ngo ni ukumucumita gusa ntabwo uzaba urongoye umugore ikintu ugomba kumenya nimba umucumisi abagore ikintu tukunda cya mbere ngewe utabanyaje rwose wumve ko nta kintu ubakoreye mucumita unamunyaze sibyo uko ucumita igitondo ubona gitangiye kugabanya amazi noneho uhita umucumita ubundi unyaze ugikubite ibanga ryacu TV icyo nicyo kintu nshaka yuko mugomba kumenya sibyo nuramuka urongoye umugore n'umunyaze ntuzavuge ngo warongoye icyo cyumve si ngombwa umugore cyangwa umukobwa kuko biriya bintu yicaye agatekereza uburyo wamenyajemo aranyurwa bikamureba ntabwo yaba yarongoye icyo gihe kuko umugore ashimishwa no kumva imboro y'umugabo we imukunguta urumva kuko yifashe ukayikubita burya ntabwo muzi ibyishimo umugore ahita agira mu mutwe ahita avuga ati umugabo wanjye rwose ni isi yose ahita akurutisha isi yose urumye umva y'umunyaje reka mbibiri banga mwabagabo uko muswe y'abagore banyu
nimutajya murashyiramo igikorwa cyo kunyaza nta kintu muzajya muraba mukoze. biriya byo gucumita gusa ntacyo biba bimaze ku mugore. Munyaze muhereza agaposteri yifuza, nawe niba afite izo kime nayinyongere mpaka ibintu bibaye uburyohe, kuko nuza ugashyiramo ngayiwe ngo ndarangije ntacyo uzaba ukoze. Munyaze basi unarangiza uri kumunyaza, kuko nawe hari igihe yafatiraho di upfa. Nyaza umugore we kuko waramwizaniye nawe amukuzaniye ewana umurongoro uko ubyifuza, nawe nuvuga ngo ko n'umugore wawe nawe aba akeneye ibyishimo, kuko nicyo kiba cyaramuvanye iwawe. icyo kintu rero twizeye ko wakimenye mwayumvishe. ariko ikintu numva nyine ni uko akaryoshye nk'uko mubizi ntabwo kajya gahora mu itama, sibyo? nk'uko tubakunda muri abakunzi bacu, ndumva twagarukira ahangaha, ariko tukasaba icyo abadukurikiye. Mwakoze kudukurikira, ariko turabasaba kugira ngo mujye mukomeza mukore subscribe, mudukurikira, ikiganiro cyacu gihoraho. Ikindi cyo nabasaba, buri munsi umunsi ku wundi twe twifuza kubaka ingo z'abagore n'abagabo, kuko abenshi dushobora kuba tuganirira ahangaha mu kiganiro twaganira umwe akavuga ati okay, kiriya kiganiro uriya mukobwa avuze ndagikunze, nzagikorera umugabo wanjye ndebe ko birakunda, ndakurahiye bizakunda nubikora uko twabikubwiye aba ari kuzabigenza. Uzaduhamagara utubwira. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikira, bye. Alright, rero mwabashije kumva ibyo umukobwa wacu bise ngo niyi nayo niyo atugejejeho. Ubwo rero nizere yuko isaha n'isaha tugomba gukomeza guhorana namwe. Nanjye rero murabizi turakomezanya, ariko ndashaka yuko byibuza munyere ku muhate w'iyi video nimba kuko mwarebye cyangwa mukayikunda. Mbone views, mbone ibisubscribe by'abantu bifuza gukurikirana ibiganiro byacu. Ibyo ntabibona ntabwo kiriya gisupusupu nzakibagarurira, ariko nyine nihanganishe ababashije gushyukwa n'abagize gute sinzi aho muzishyira. nyine ubwo uwumva afite uwaswera ahita amuswera akurikiza ibyo twavuze, ibyo biraba byiza. Ngaro nanjye ndabacitse, bye bye. Wibuka gukora subscribe, like and comment.